Ndabasuhuje mwese mukurikirana Zeyipafu TV. Muri uno mwanya rero mumfashe turebere hamwe ibintu biri gukomeza kugenda byitiranywa muri iyi minsi. Ubwo umuhanzi Bruce Melody yarari mu nama y'umushyikirano yabaga hariya muri Convention Center, yaje gutanga ikibazo avuga ko bakeneye ko mu gihugu cy'u Rwanda ngo habonekamo ama ads, ngo ubundi ngo abakoresha imbuga nkoranyambaga bakabasha guhembwa. Abenshi babifashe muri icyo cyiciro gusa, ariko ntago ari byo yashakaga kuvuga muri rusange. Ibyo ni bimwe mu bikenewe hano, ahubwo icyari gikenewe reka tuze tukirebere hamwe mu nyuma yo gusesengura tukarebera hamwe ubundi ikibura mu Rwanda ngo aba content creators ndetse n'aba influencers babashe guhemberwa bimwe na bimwe bagenda bakora ku mbuga zabo nkoranyambaga. Ahangaha ikintu ugomba gusobanukirwa, uraza gusobanukirwa icyo bita eligible, usobanukirwe icyo bita monetization, usobanukirwe ndetse n'icyo bita ads, ari nazo Bruce Melody yashushe nkaho akomozaho, dore ko ari nazo ziri mu bikenewe hano mu gihugu cy'u Rwanda. Mbere na mbere hari icyo bita eligible. Eligible ni igihe imbuga nkoranyambaga urubuga ushobora kubukoreshwa, tuvuge Facebook, Instagram, YouTube, Audiomack ndetse n'izindi mbuga zigiye zitandukanye zishobora kuba ziri eligible, niko babyita mu mvugo y'icyongereza, ngo ni kuba ziri eligible, cyangwa se igihugu cyawe kikaba gifite icyo bita eligibility, kuko gishobora kuba ruriya rubuga rwarafashe iki gihugu rukaba rwagishyira mu bihugu aba content creators n'aba influencers baherereyemo bashobora kuba bahembwa kubera gukoresha imbuga zitandukanye. Urubuga rumwe muri izo ngizo twabamanukiye rushobora kuvuga ruti reka tugende tugirana amasezerano na kiriya gihugu, ubundi aba content creators n'abandi bose bakoresha imbuga nkoranyambaga bajye bahemberwa ibikorwa byabo muri kiriya gihugu. Mu gihugu cy'u Rwanda rero ntago igihugu cy'u Rwanda gifite eligibility kuri YouTube, ntago kiri mu bakorana narwo, kukuba aba content creators bakoresha urubuga rwa YouTube ndetse na influencers kuba bahembwa n'urubuga biciye mu gihugu cy'u Rwanda, atari ukujya gutira ubwene gihugu mu bindi bihugu. Ibi rero biri mu kintu cya mbere cy'ibanze gikenewe, kukuba igihugu cy'u Rwanda cyagira gutya kikaba cyagira amasezerano gisinyana na ruriya rubuga, ubundi noneho aba content creators n'abandi bakorana mu gihugu cy'u Rwanda bakajya bahemberwa kuri urubuga rwa YouTube, bidasabye ko ibyo binjiza cyangwa se Winjiza aca mu bindi bihugu nk'uko basanzwe babigenza. Noneho iyo ugeze kuri ibi rero ugomba kuhita umenya icyo bita monetization. Monetization rero bibaho ryari? Monetization ibaho igihe wowe wabashije kuba muri iki gihugu hari eligible, cyangwa se kikaba kitari eligible, iki gihugu kitemerewe kukuba abantu bakoreramo bahembwa biciye muri iki gihugu direct. Icyo gihe rero monetization ushobora kuyibona uri mu gihugu kidafite eligibility ku rubuga rwarigo rwose turi kuvuga, yaba YouTube, TikTok, Instagram n'izindi mbuga zigiye zitandukanye. Ibi ushobora kubibona ahari hose waba uri, ipfa kuba ukoresha uru rubuga ukaba warujuje ibyo basabwa, kuko iyo igihugu cyawe kitafite eligible ukoresha ibindi bihugu akagenda ugatira ubwene gihugu ukajya uhembwa amafaranga aciye muri biriya bihugu. Ikindi ugomba kuba nyine wuzuza amategeko n'amabwiriza agenga urwo rubuga urwo ari rwo rwose. Ikindi ukaba waramajije kuzuza ibyo bagusaba byose kugira ngo ube wabasha kubyuzuza. Harimo nyine kuba nta bintu nta content zawe zemewe n'uru rubuga, kuba nta bihano ufite no kuri uru rubuga, ibintu nk'ibyo bigiye bitandukanye. Ikindi ukaba content ukora ari izawe atari iz'abandi. Ahangaha nibwo ushobora kwita ubona icyo bita monetization. Tubibutse ko mu Rwanda monetization iraboneka bitewe nuko bajya gutira ubwene gihugu mu bihugu biri eligible, mu bihugu byemerewe gukorana n'urubuga rwa YouTube, kukuba abantu influencer bahembwa biciye muri ibyo bihugu. Icyo Bruce Melody yaje gukomozaho cyangwa se icyagiye kivugwa cyane ni ads.
Izi ads rero zibaho mu buryo butandukanye, ndetse ibihugu bimwe bishobora kuba bitari eligible bidakorana n'urubuga urwo ari rwo rwose twababwiye haruguru, ariko izi ads zikaba zihari muri ibyo bihugu. No mu gihugu cy'u Rwanda byahozeho ko iki gihugu cy'u Rwanda ntago cyagifitanye amasezerano n'urubuga rwa YouTube yo kuba bahemberwa abantu bajya bahembwa biciye hano mu gihugu cy'u Rwanda direct, ariko izi ads zabashaga kukuba zagaragara hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ads zikora gute rero? Ads ni ukuvuga ngo ni igihe wowe ubukoresha imbuga nkoranyambaga, noneho mu gihugu hakaba harimo mu gihugu bakaba baremereye izi mbuga ko zigomba kujya zifata video zireberwa muri iki gihugu, noneho uzirebeye muri iki gihugu akaba ashobora kubona video zamamaza zica mu mavideo aba content creators n'aba influencer baba bagiye bashyira ku mbuga nkoranyambaga zabo. Tubibutse ko ads zibamo amoko atandukanye, habaho YouTube ads, nka website ads, nuvuga ngo hakabaho Facebook ads, hakabaho za Instagram ads. Izi rero hari zigiye zigendwa n'abantu bagiye batandukanye, harimo Google, hari zigengwa na Google, hari zigengwa na YouTube, hari zigengwa n'iyo bita Meta. Izi ads rero ni amavideo yamamaza agenda akagaragarira mu mavideo y'abantu baba bagiye bashyiraho ku mbuga nkoranyambaga zabo. Iki gihe rero uba ugomba kuba wareba video muri icyo gihugu ukahita ubonamo na video yamamaza, ishobora kugaragaramo yidisplayinga hejuru, ishobora kugaragaramo mu mwanya mutoya, ukaba wemere kukuba wayikuraho utayirebye, cyangwa se ugasanga wenda iyo video utarareba ibikurikira muri iyo video wari uri kureba nkuru ariyo wari wafunguye ureba, utabanje kureba aka video kamamaza. Nuvuga ngo biba birimo mu bwoko bugiye butandukanye. Aha rero icyo twakubwira nuko mu gihugu cy'u Rwanda nta buryo buhari bwo kuba abamamaza bazajya bamamariza muri video z'abantu baba bashyizeho, kuko ubu buryo bwakuweho kandi bwahoze buhari mu gihe icyo twababwiye mbere aricyo twababwiye kuko igihugu kiri eligible, mu gihe igihugu kitari gifite eligibility yo kuba abantu bahemberwa mu gihugu cy'u Rwanda direct. Ariko ads zari zisanzwe zihari, gusa ziza kuvaho abenshi bakaba batazi impamvu yazikuyeho, ariko ibi byose bikaba bigirwamo amasezerano n'ubuyobozi bw'igihugu ndetse na ba nyirizi mbuga. Ibi rero tukaba twababwira ko ibyo Bruce Melody yavugaga ahangaha iwe ibundi cyo ashaka kuvuga ko bagomba kureka imbuga zikorera hano mu gihugu cy'u Rwanda zikagira eligibility, ndetse n'izi ads nazo zigafungurwa, ubundi noneho aba content creators n'abandi batandukanye bakabasha kujya babona amafaranga aturutse mu bikorwa bakora ku mbuga zabo nkoranyambaga. Nizere ko usobanukiwe. Uramutse udasobanukiwe, kurikirana n'ibindi biganiro ndetse n'amakuru bigenda bibagereraho igihe hano kuri Zeyipafo TV. Ubutaha tuzaza tugaruka dukomeza kuvuga ku bigendanye n'ibi ngibi twagiye tubabwira haraguru, ndetse tunanasobanura n'ibibazo ushobora kuba waribajije. Andika ikibazo cyawe muri comment, ubundi ubutaha tuzagaruka tukigusubiza live hano muri Zeyipafo TV.